ikaze kuri wa muyoboro mumaze gukunda muri benshi. Ukuri kuzuye. Bavuga yuko burya abagabo ntibapfa gutanga imbabazi ariko bibagirwa vuba. Wabafudikiye abagore babo cyangwa se izindi nshuti zabo barabababarira ariko ntibabyibagirwe. Niyo waba usinziriye ubwonko bwawe bumenya niba hari umuntu urimo kukureba. Iyo wumvishe ikintu inshuro nyinshi birangira ucyemeye. Umujagararo cyangwa se stress urangira mu minota mike, keretse iyo wihaye kubitekerezaho ukarenza urugero. Niba ushaka kubaho wishimye mu mutima wawe, reka kwigereranya n'abandi. Gutinya amazi cyangwa ahantu hahanamye bishobora kuba ikimenyetso cyo kuba umunyantege nkeya. Abantu bafite amaso manini bagira igikundiro. Ibihuha bisakara vuba kurusha amakuru nyakuri. Ntugaseke cyane imbere y'umukunzi wawe kuko ashobora kubifata nk'uburyarya. Kuvuga amagambo menshi bigabanya agaciro k'ubutumwa utanga. Muri rusange abakobwa bakunda kubwirwa ngo wambaye neza, urasa neza, niyo byaba atari ukuri ukabibabwira bakubonamo nk'umuntu w'ukuri cyangwa bakunda. Abahanga mu kubeshya boroherwa no kuvumbura ibinyoma by'abandi. Icyumba gisize ibara ry'ubururu gituma wumva utuje kandi utekanye. Abantu batigora cyane nibo bishimye banyuzwe n'ubuzima kurusha abandi. Dore inama n'ubumenyi twakura ku myitwarire y'umuntu urebana n'ibi tugiye kuvuga. Ntukaririre umuntu waguhemukiye. Mwenyura umubwire uti urakoze. Kandi ntukarakarire abakugiriye ishyari. Iryo shyari ni ikimenyetso cy'uko bagufata nk'ubarenze. Ntugapfushe ubusa igihe ngo urashaka kwihorera. Abakugiriye nabi bazabona ingororano ibakwiye igihe nikigera. Imbamutima zawe si igicuruzwa. Ntukazereka abahisi n'abagenzi. Nuha umuntu ubufasha umwitezeho inyiturano, menya ko ibyo atari ubugiraneza urimo kumuha, ko ahubwo wibereye muri diro. Zirikana ko aho uri uyu munsi atariho uzahora. Ibyiza biri imbere. Ntukange inshuti zawe kubw'amakosa mato. Zirikana ko ntawe udakosa kandi ko urukundo rusumba ubutungane. Kuko ukora amakosa niko urushaho gutera imbere, kuko udakora amakosa ntatera imbere. Igihe uhimbawe ntukagire uwo usezeranya ikintu, kandi ntugafate icyemezo na kimwe igihe urakaye. Ntugafatire ibyemezo mu burakari, byagukoresha amakosa. Kugira umuco wo gushimira ni inzira y'ubusamo yakugeza ku byo utari ufite. Igihe umaze gusoma ikintu cyiza ntukibagirwe kugira uti murakoze. Kandi ntukibagirwe gushimira ukugiriye neza. Gushimira nabyo ni ubutwari. Dore ibintu wavamo kano kanya cyangwa se ukabihagarika, bityo bikagutera kugaruka mu nzira wari warataye. Ibi bikurikira bivemo maze ubuzima bwawe bwo mu mutwe, ibyishimo n'akanyamuneza gahoraho bitaha iwawe. Reka gushaka kuneza buri wese cyangwa rubanda. Wikwibeshaho nabi ngo ukunde ushimishe rubanda. Ibuka ko ntawe uneza rubanda nk'uko umunyarwanda yabiciyemo umugani. Hagarika ibyo gutinya impinduka. Ntushobora kuzirinda, zakire nk'amahirwe yo kwaguka no kwiteza imbere aho kuzanga bitewe n'ubwoba.
Hagarika kwibera mu bihe byashize, hitamo kubaho mu gihe cya none kandi utekereze ejo hazaza aho gupfukiranwa mu gahinda cyangwa ibindi bibi byose mu bihe byahise. Hagarika ibyo kutiyitaho no kwiyaturiraho ibibi, itoze kuvuga no gutekereza ibyiza kuri wowe kandi wiyibutse ko wifitemo agaciro n'ubushobozi burenze. Nta kintu gitanga amahoro y'umutima nko kutivanga mu bitakureba cyangwa se ibitari ibyawe. Inshuti bavandimwe nkunda, ndabakunda cyane. Niba ukunda ibiganiro byacu kora like, niba bigushimisha kora share ubisangize n'abandi. Niba hari igitekerezo ufite twandikira aho hepfo muri comment. Ndabakunda we, ciao. Uzandinde gutongana, yemwiyise mutangana, mu nganzo niyo mweziri.